ucogora kuba kopeza mwabarebye mu mufasha manini amasezerano y'Uwiteka n'imirimo yadukoreye ibihe bibi bigatume ucogora Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana hanyuma tuganire. Yohana igice cya 5 turasoma ku murongo wa 4. Dusome kandi ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 10 dusome no ku murongo wa 3. Dusome mu izina rya Yesu akoresheje ibi idafite page ngo mbabwire ngo ni page ya kanga. Murakoze cyane. Page 97. Noneho tugiye gusoma ku murongo wa 4. Ibice 5 ku murongo wa 4. Titre yo iravuze ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 agize ate amugaye. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya mu kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenye yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Amen. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 10 igice cya 10 turasoma ku murongo wa 3. Twagezeyo. Luka igice cya 10 aravuze ngo Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga Yerusalemu amanuka Yeriko agwa mu gice cy'abambuzi, baramwambura baramukubita barigendera umusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera, n'umulewi ahageze nawe abigenza atyo.
amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe. Amen. Aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Sengera mu Rukurazo mu Kimironko, natwe turacyasenga, turabishimira Imana. Murabizi ibyabaye, ariko Yesu yabaye yadusigaje. Ni muri ADEPR warubibajije. Hano hagira ibihe byinshi cyane kandi byiza, baje abayobozi ari kubivuga, ariko njye nibuka igihe ntibuka naje hano, kuko mpaje kenshi. Nasanze ba mujyanama, hari abasaza benshi, basanga ba Antoine, basanga pasiteri, basanga n'abandi ba Mashanse, n'abandi bamwe bakere bari barimo. Gusa andi masura kenshi y'abakobwa nabonye ntayazi mu bari hano, ariko harimo bake twari turi kumwe icyo gihe. Hari ibintu bikomeye Imana yavuze. Nibuka ko Imana ivuga kandi igasohoza. Impamvu mbivuze ni uko mu minsi ishize Antoine yaransuye n'abandi bantu, wa munsi ambwira amakuru ya hano mu byo nasize mpavuze. Ku babyibuka barabizi, bijyanye no mu rusengero na gahunda zindi, ni abantu bamenya basenga. Ariko arambwira ngo kuri bya bintu wigeze uvuga uri iwacu mu cyumba, hari ibyo Imana yatangiye gukora no mu nzu y'Imana. Numva dushimiye Imana. Hano hantu n'abavuze ngo hari ibyo bahaboneye barabizi. Amen. Niba nawe waje ushidikanya, wumve ko hari ibintu bikorerwa mu nzu y'Imana. Ndashima Imana cyane ku bwa pianiste nibwo mubonye, ariko mwabuze aho yaturutse. Ndabyanariza naho yaba ari amafaranga mwamuhaye. Iriya hirya nandi kubwira iwacu ngo nza mbabona nko mu ntara, kandi ni Kigali ndahazi, ariko nza mbona nk'ari nko mu ntara. Wenda Imana ngiye ngo njyewe najyayo, ariko nza mbona nk'ari inyuma. Rero Imana iguha umugisha, ntabwo ari ukugira ngo duseke, nabitekereje. Ikindi, igitaramo duherukamo twaje mu Ivugabutumwa Rusizi, nani yavuze, Paul yavuze ngo iki, ngo hari undi pianiste utazushobora ibitaramo, ariko nawe azi gucuranga. Yananiwe ijoro, bamusimbuza undi, baramwishyura, ariko araza kuko we ashoboye ijoro. Turatarama mu gitaramo, twagize iminsi 3 turi mu giterane, bimera neza cyane. Haleluya. No kushobora ijoro nabyo wakabyishyuriye umuntu. Imana iguha umugisha. Nategereje ukuntu umuntu wese ari kuririmba agakubitaho, kandi bikajya muri note, ibitotsi bitajyanye intoki mu zigendere. Imana iguha umugisha kabisa. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ngo tuganire hejuru yo kuvuga ngo dukeneye Yesu, cyangwa se dukeneye Imana mu buzima bwacu. Ubihuze n'andi magambo wumvise, uraza kumva hari umugambi w'Imana ku buzima bwacu twese. Hari igihe abantu tugira ibyo tukenera, tukagira n'ibyo twiyegamiza, tukagira n'ibyo dushaka, ndetse tukanabishyira ku mwanya wa mbere. Ariko muri iki gitaramo wakira ijambo ry'ubuhanuzi rikubwira ngo nta kintu ukeneye, niba hari n'ibyo wasize imbere ariko bitarimo Yesu, uze gucamo umurongo uvuge ngo iri joro nkeneye Kristo, kugira ngo haboneke impinduka mu buzima bwawe. Amen. Natekereje hejuru y'amagambo menshi turi buganire. Nza mu muhanda ibintu birimo bihinduka, ariko numva ko umwuka nyemeje ngo mbabwire ngo ni Yesu mukeneye mu buzima bwawe. Iyo ufite Kristo, uyu mwene data arasubije, ndaseka kandi ngiye nkunda kwisanzura iyo ngeze mu bana b'Imana. Niho ngirira umunezero wose. Ndavuga ngo rwose uvuze ukuri. Yesu yigeze kuvugana n'umusamariyakazi, turaza kubivugaho,
ariko murambwira mugenda uzana umugabo wawe. Kandi ati umugabo wanjye se ari umugabo mfite. Yesu agati ngo uvuze ukuri kabisa. Ngo na batanu ufite wari ufite ngo saba. Burya ntukiri Yesu ahubwo amenye ko ari umwana w'Imana. Ahita yishura ubwo ngubwo. Burya ni umwana w'Imana. Baravuze umuntu ntazavuga igitari muri we. Usubije wenda umuntu yabyaniriza akavuga ngo urahubutse cyangwa ugize ukundi, ariko usubije neza. Buriya we wanahinduka kandi waniguka nafata. Niko bimeze. Umuntu ugaragaza uruhande ahagazeho, umuntu agaragaza uko ameze, ni ukuri umuntu ni muzima cyane. Yesu abwira Tomasi wari umwegereye ngo uragira ngo ndi umusiramu, ngo nukenera umuntu wambara ibigera hari uzashaka umusiramu. So nshaka kwigishaho, ariko nashaka kuvuga hejuru yuko umuntu iyo etinyutse akavuga ikibazo afite, umenye ukuntu watwara uwo muntu. Nahise ngukundira icyo cyonyine. Ajyambara neza. Ngo muzajye Imana ishimwe. Iyo ukeneye Yesu, nicyo nari mbivugiye, iyo ufite Yesu muri wowe, we aza gushyira ku murongo n'ibyo wananiwe no gukora. We agakubwira ngo si ukubikorwa, ahubwo ni ukugomba kubikora. Twese hari uko twari tumeze, ariko kubera gukurikira umuhamagaro w'Imana, Imana yagiye tubwira ngo hoya si uko bigenda. Tukemera gucogora kubera uwo twamenye. Yesu ashimwe. Mwene data yavuze hejuru y'uburyo yagize ingeso nziza kandi zitari mu mwuka we, kubwo gutinya inshingano afite n'imirimo akora bigatuma yigengesera. Nibuka nyiri umusiribateri nazaga abwira Imana ngo Mana, uramutse wemeye nkagira intege nkeya zingaragaraho, sinashobora guhagarara imbere y'abantu ngo manike ukuboko ndi kuvuga intege nke zanjye. Nibyo rataceje kandi ndavuga, ariko kandi icyo cyose twese tugendera iyo dufite Kristo mu mitima. Nabwira Imana ngo sinabishobora kubera ko noneho njye ntabishobora. Icyo ngusabye undinde, niba ari amaraso yanjye uyafate uyavange n'ayawe, bitari byo amagambo narabisengeye. Niba ari kamere yanjye uyicogoze, niba ari umubiri wanjye wihuta uwuturisha ugende gake, ariko nzakuvuge singukoze isoni. Umugabo natanga uyarabize mu mujyi twabagamo, ubuhamya bwacu ugezeho wabugwa turi abasiribateri. Abantu twasenanye ni benshi basigaye baza Amerika, twamanukaga mu mujyi wa Kambe tuvuga za ruga mu muhanda, twarabaye ibipfu bya Yesu, bakazataka abahungu ni bwoko ki. None nkabazwa n'ijambo rimwe bavuga gusa ngo mwigo bafite umwuka w'Imana kandi barateje ngo ariko n'abahungu ntabwo tubizi ko bazambuka. Icyo kikandiza nkajya imbere y'Imana, mbwira Imana ngo Mana, sinshaka kuzihanduza ngo ngende ngo bavuge ngo ni wa muntu w'umusore wananiwe gukiranukira. Iyo ufite intego muri Kristo, kuko wamufashe muri wowe ukamugundira, niwe dushaka mu buzima bwacu. Aza tuyobora ibyatunaniye akabidushoborera, ibyo twari gutsinda Imana ikaduhereza support tukagenda neza, atari ku bwacu ari ku bwa Kristo. Ijambo ryaravuze ngo sindi uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye. Amen. Kristo Yesu. Hallelujah. Turabigambirira abakobwa baza, twajyaga icyumba kinini kirimo mw'ikingakanga, abantu bakicara, umuntu umwe n'uwuzi wese bakicara, naho ibijyanye byo ku ntebe bisanze i Kigali twicaranamo mu maguru twihina, ariko abantu bakicara, indwara zigakira, tukabona naho duhagaze, ariko tugatangaza mu iteraniro ngo umukobwa uri hano waje ashaka umusore ntabwo azatubona. Twe twiyemeje gukorera Imana, twihindura abapadiri kandi turabarokora kugira ngo tubone uko tunezeza Imana. Iyo ufite iby'agaciro ugira ingorane nyinshi. Abaduhiga nta kindi bahiga ibyo ufite, ntabwo ari wowe bahiga. Tuhabwa ubwenge n'Imana bwo kubikora, tuvuga ngo nta gahunda dufite yo gushaka. Niba mushaka gusenga ni karibu, ariko niba mushaka urukundo ntabwo dufite. Ibyo bitunesheje kugera ku nsinzi y'Imana. Imana idufashe cyane. Hari igihe rero dushyira ibintu imbere cyangwa se tukagira ibyo tubanza
urubyiruko rufite iyo mitekerereze, abubatsi bafite iyo mitekerereze, abakomeye bafite iyo mitekerereze, ndetse n'aboroheje bafite iyo mitekerereze yo kugira ibintu basimbuza Imana. Ariko ndakubwiza ukuri, ikintu cyose usize imbere y'Imana ugakirutisha Imana ni ubusa. Bigeze gukomera, ariko no munsi barimo batora amashashi, kubera ko ubutunzi bwo mu isi budashingiye muri Kristo, atari ubushingiye mu imizi, nta mumaro bufite, ni ubwa none ariko bushiraho nk'akanya gatoya. Iyo wisunze Kristo aza guhindurira ubuzima, ku munota umwe ukibaza ngo ninde uwo wabona agasuzuguritse, ukabona abaye mu bundi buzima. Ukeneye Yesu kugira ngo ugire. Yesu ashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana ndarikunda. Amateka dusomye nayo umurwayi ngo amaze imyaka 30 ndetse n'8 ayimara afite indwara. Bibiliya iratubwiye ngo yari ari kwibaraza cyangwa se ari gukidendezi, kandi icyo kidendezi ngo cyari gifite amabaraza 5, kandi buri baraza ryose ryabagaho abarwayi. Bivuze iki? Nta muntu n'umwe cyangwa se buri muntu wese yagira gute, yari ari mu cyumba cyiwe, abahuje ibibazo bari muri sare imwe. Niko n'isi ya none tubayemo imeze. Hari igihe tujya ahantu mu birori ugasanga bicaje abantu bijyanye n'imbaraga zabo. Hari igihe tujya mu manama amwe namwe bakicaza abantu bijyanye n'invitation babahaye. Ibyo ni ibisanzwe mu isi. Iryo baraza ngo ryariho abantu banyunyutse, ririho abantu b'impumyi, ririho abantu baremaye, ririho buri muntu wese n'uburwayi bwe, yari ari mu ibaraza. Ariko icyo bari bategereje kuri iryo baraza ni Kristo Yesu wamanukaga mu ishusho ya marayika. Yesu ashimwe cyane. Kandi Bibiliya iratubwira ngo si buri munsi marayika yamanukaga, ngo ni rimwe na rimwe, si buri saa, si buri uko bishatse, si buri uko usenze ngo Mana ndagukeneye, ni buri rimwe na rimwe ngo marayika akamanuka akaza mu kidendezi. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ngo abashaga kwinjiramo ngo marayika yamanutse, ngo niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose yabaga arwaye, apfa kuba kondisiyo yagezemo mbere. Birikavuga ngo hari uyu murwayi dusomye, we ngo yari mu gihe atagigira umuntu n'umwe umumenyera gahunda. We yararembye. Hari igihe umuntu aba mu buzima akaremba, akarenga kuremba, akanoga hamwe umuntu yinjira mu nzu ntumenye ngo umuntu yinjiye, kubera impamvu nawe bwe yarivugiye ngo iyo marayika aje ngo ntamenya sinahabaye. Kandi ngo mu gihe none ngo atangiye no kubona ibimenyetso by'abandi, imirindi birukanga, nibwo amenya amakuru. Noneho kujya yahaguruka ngo gerageza rwane n'imbago cyangwa se rwane n'abantu abakurure kugira ngo ahaguruke, ngo asanga kera kabaye. Uwageze yagize ute? Yagize. Niwiruka ku isi utari kwiruka kuri Yesu uzasigara. Niwirukanka udafite icyo wirukansaho uzasigara. Niwirukanka udafite ikintu ufite muri wowe kikwirukansa, kandi nanone uzasigara. Ariko icyo mwifuriza nuko wakwiruka hari Kristo Yesu uri muri wowe kugira ngo agushoboze kugira ute, kugera iyo ugera. Biravuga ngo igihe kimubana kirekire, indwara imubana indwara bibi bindi. Ariko umunsi umwe ngo Yesu ngo arimo agenda, yumva ko agomba kugira ute, kunyura indi nzira yo kujya ku kidendezi akareba uko bimeze. Ngo ahageze asanga hari umurwayi uri ku kidendezi. Aramubaza, bajyana ikiganiro ngo mbese bimeze gute. Atangiye kubwira ariya makuru twasomye, namwe murayazi. Amubwira amakuru yose agati ni ukuri nararenganye, singira umuntu ndenganira, singira umuntu ndeba. Ubu ndeba abantu bose bashizeho, abantu bose baranyanze, abantu bose barantaye, abantu bose nta n'umwe ndeba, abantu bose niyo mbahamagaye barambira ngo nta mwanya uhari. None kuba ndi kuri iki kidendezi nuko nabuze iki? Nabuze umuntu ugira ute, unyitaho. Igihe cyose udafite Yesu nta muntu uzakwitaho nshuti yanjye. Hoya tubivuge tworoheje, tubivuge dusakuza, ariko igihe cyose udafite Kristo ntawe uzakwitaho.
nushaka kubigenzura uzabirebera ku bantu, nawe ubwawe bikugereho, uzasanga uzapfa upfe ufite abantu. Umuntu azapfa afite famiye, igihe yapfuye gusa nibwo bamenya ko yapfuye, ni nabwo bamenya ko yari ariho. Niba ushaka guhindura isi kandi ugahindura ugacangakisha n'abantu, menya Kristo aba ari ukenera mu buzima bwawe. Azaguhuza n'abagutaye, azaguhuza n'ibyagiye kure yawe, azakwegereza amasezerano yagiye kure, yakwegereza hafi, kuko niwe ukeneye mu buzima bwawe. Kuba mfite Yesu ufite umwigisha, nta kintu na kimwe uzabura kuba mfite Yesu urashaka guhindura isi, urashaka gukanga isi, urashaka gutungura isi, kenera Yesu, umugire uwa mbere mu buzima bwawe. Ntuzagire ikintu cyo gukora kuri Yesu, isi izakangarana ku bwawe, isi izavuza impundu ku bwawe, isi izavuga imbaraga z'Imana kubera wowe, kuko wafashe Yesu Kristo. Kenera Yesu mu buzima. Haleluya. Amazi ntazaguhindura, amazi ntazaguha ibyo ukeneye, ahubwo ntibazagukemurira ibibazo ufite. Papa wawe ntazagukemurira ibibazo ufite, umugore wawe ntazagukemurira ibibazo ufite. Shida za dunia ziri kuri wowe, uzazikemurirwa nuko wagize Yesu mu buzima bwawe. Yesu aba ari we wa mbere mu buzima bwawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nange ndi mubo yanyuzeho babaye, angiriba berurukundo, aranyomora arankiza, ishuri imyenda yanjye yose. Nange ndi mubo yanyuzeho babaye, angiriba Haleluya. Haleluya. Atukuzwe Baba Mungu. Haleluya. Atukuzwe Baba Mungu. Haleluya. Haleluya. Yesu ngo aramuganiriza, aramubaza ngo niki ibyo birego ufite, ni gute, niki ukeneye, niki wifuza, mbese bimeze gute? Hari Imana iduhereza opportunity yo kuvugana nayo, ariko ntitubashe kubasha ku ntego ngo tuyibwire icyo dukeneye imbere yayo. Ariko ndakubwiza ukuri kandi nkwinginga ndetse nanagukangurira ngo uyu munsi nugira opportunity yo kuvugana n'Imana, uyu muntu ashatse kuvugana n'Imana azabimenya. Hari Imana ikomanga umutima wawe ukumva neza kungiranye ubusabane n'Imana, hamwe wumva ko wavuga icyo uvuze cyose Imana igacunga, uze gusobanura ikibazo ufite, intego yawe igereho neza, ubwira Imana ikibazo kiri kuri wowe. Yesu ashimwe. Amen. Umurwayi atangira kumubwira ibibazo ndetse no gusa n'ushirisha mu bandi, agaragaza ko hari abantu bakagombye kumwitaho batamutayeho. Wowe urebe Yesu Kristo, ubuzima urimo ni Kristo wabyemeye. Nubwo Satani yatega hirya no hino, ariko ni Kristo wabyemeye. Iwo kuko wamuje imbere, umubwira ngo kuko wabyemeye ufite n'ububasha bwo kunkura kuri iki kidendezi. Nawe uzonkura hano, Mwami Yesu ngwino nkure hano, kuko ni wowe nkeneye, nabisobanukirwa. Yesu ashimwe. Amen. Ibarazo uherereyeho ry'uburwayi
sindisobanukiwe, iry'ubukene sindisobanukiwe, iry'ubusiribateri sindisobanukiwe, ryaba n'iry'ubugumba sinarisobanukirwa, ryaba n'iry'amadeni sinarisobanukirwa. Ariko uyu munsi urasabwa kubwira Kristo, urasa ku ntego, nk'ubu buzima ni wowe nkeneye gusa. Abo nabuze setu finite rimine narababuze, ariko ni Kristo nkeneye. Ubwo ushaje maze bonetse ku buzima bwanjye, ubishimira Imana iri joro, ubifiringe, ubeho ushima Imana ko ari ubuzima Imana igukuye. Yesu ashimwe. Amen. Kristo kuko yari afite intego imuzanye kandi ashaka kuyisohoza, ntiyitaye ku makosa, ntiyitaye no ku birego yabwirwaga, ahubwo yakoze icyamuzanye. Icyama Kristo akaza agakora icyamuzanye muri iteraniro. Icyazanye Kristo ku buzima bwanjye nawe, Yesu ntakireke, kuko nige tutamenya gusobanura ikibazo uko kiri, ntitubwe n'Imana ibyo twaje kuyisenga tuyisaba ntitubisobanure nk'uko biri. Ariko Yesu tunihira iminiho nadusobanurira ikibazo dufite, tubone intsinzi y'Imana. Muri iri joro twakira umunezero wa Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo twasomye w'Umusamariya mu butumwa bwiza bwa Luka, yari arimo agenda, ariko Yesu niho waje kujyana ikiganiro n'umwigisha amategeko, ariko Bibiliya avuga ngo yigizaga nkana. Arimo atanga kumubaza ngo mugenzi wawe nindi, arimo yigira shyashya. Ntidusinzire tugiye gusoza. Arimo yigira shyashya, Yesu atangira kumusobanurira mugenzi w'umuntu uwo ari we, ngo amare aravuga ati noneho kugira ngo ubyumve neza, hariho umuntu wavaga Yerusalemu ngo arimo amanuka agiye Yeriko, ngo ageze mu gice cy'abambuzi, ngo baramwambura, baramukubita, bamusiga yenda gupfa, asigaje hato ngo apfe. Muri ako kanya bamusize ari indembe, umutambyi baramanutse, ngo aramureba, ngo arakikira, arakomeza gahunda ziwe. N'umulewi ngo ababigenje gutyo, nawe arakikira, ngo arakomeza gahunda ziwe. Yesu aravuga ngo Umusamariya wari mu rugendo, ngo amugezeho, ngo amugirire imbabazi. Haleluya. Ngo aramanuka, arakikira, birenga gukikira, ngo mwomora inguma, ngo arangije ngo afata amavuta ya Elayo, ngo agira ute? Ayamwomoza. Ngo amara kumwomoza ayo mavuta ye, ngo aramuhagurutsa, amutereka ku ndogobe yiwe, aramujyana. Bamujyana mu nzira y'abashyitsi, aramucumbikishiriza, nawe amukorera gahunda zose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu akohereza umuntu kwitaho. Amen. Ukeneye Yesu n'ukuri. Wararenganye, ariko ni Yesu wakurenganura. Waratawe, ariko ni Yesu wagutarura. Warakubititse, ariko ni Kristo ukeneye ngo akukureho ibikomere byose wagize ute, watejwe n'abagukubise. Sinzi ibisabo ufite, sinzi n'abagukomerekeje, sinzi n'abagutaye ku muhanda, sinzi n'abakwambuye, ariko ukeneye Yesu kugira ngo wongere ugire akanyamuneza mu buzima bwo gukorera Imana. Amen. Bibiliya avuga ngo arana nawe mukande mutunganyiriza buri kimwe cyose, ngo buke mu gitondo ngo abwira nyirizu ngo ndagiye, ariko uyu murwayi usigarane nawe, kandi ngo usigire idanariyo zanjye ebyiri uzamwiteho umurwaze neza. Ntuzagire ikibazo cy'umutima ugire uruhare rwo kuvuga ngo nashira bizagenda gute, nzagaruka tubarane. Yesu ashimwe. Amen. Yesu azatwitaho no mu gihe cyangirente, tukabona imbaraga ziwe, tukabona imbaraga ze, no mu gihe abantu bari babona ko birangiye, Yesu ajaza akavugana natwe. Navuga ngo Kristo Yesu agukura ahantu wagize ute, watawe, wakira intsinzi y'Imana. Amen. Aranyomora, aranyiza, ishuri n'imyenda yanjye, nanjye anyuzeho mbabaye, angirira urukundo, aranyomora, aranyiza, yishyuza imyenda yanjye yose. Hari igihe
dutambitse, ariko iyo tugezeho nta dusiga uko yadusanze, ahubwo aza twomora, aza duhanagura amarira, aza twoza ibisebe byose, akadusiga amavuta yiwe, akadusiga dukomeye, twari dutendebutse. Nawe yakunyuzeho ubabaye, akugirira imbabazi n'urukundo. Haleluya. Iyo gusiga uko bagusize uba wararangije ubuzima bwawe, buba bwararangiye. Ariko Kristo ashimwe utaragutanze ngo umuhigo w'amenyo y'abisi. Dukeneye Yesu kugira ngo ugire ubuzima buhindutse. Imana ishimwe. Niyo mpamvu twirata urukundo rw'uwo Mukiza, turirimba intsinzi yiwe. Imana ishimwe. Iyo Kristo atugarutseho ntabwo adusiga gutyo, hoya, adusigira ibyo gukonsoma, adusigira buri gahunda yose ukeneye, ndetse n'ibyo uzabamo. Iyo agarutse aza bitwishyurira, kuko yavuze ngo n'imyenda yacu yose niwe uzuyishyura. Nimuhumure, imyenda murimo Kristo niwe uje kuyishyura. Ibibazo mwatewemo n'isi, Kristo arahari ku bwacu. Bibiri zivuga neza, nk'ubwo yatanze umwana wayo Yesu Kristo ku musaraba, ngo ese bizabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Yesu azaza ku bwacu kandi yaraje. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri yaratwomoye, nawe yarakomoye, uburyo ngo ni umugisha ukomeye nagize kuba naragize Yesu. Ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Ni umugisha ukomeye, ni umugisha ko waramenye Kristo Yesu. Niwe uhindura ibintu, niwe uhindura ubuzima, niwe utuma twitwara neza kumwe batugaragaza mpuguro. Iyo ufite Yesu, niwe utuma umenya uko uvuga. Utamufite hari uko yitwara. Natwe twese iyo tubibonye tukavuga ngo uyu muntu ntabwo ari uw'Imana. Ture mu bantu bafite Kristo, babihamiririsha imitima n'ingeso zacu zibihamya. Yesu ashimwe cyane. Tujye twibuka urukundo rw'uwo Mukiza wadukuye mu mwijima, agatwomora, akaduha agaciro, tuze tubizirikana. Rimwe uyu mudamu twavuze w'Umusamariya kazi, wabisoma muri Yohana kandi igice cya 4 ku murongo wa 10, yahuye na Yesu. Yesu mwari kumwe n'abigishwa biwe, none bageze mu mudugudu wa Sukara, biba ngombwa ko abigishwa bajya kugira gushaka ibyo kurya. Yesu nawe yumva ko agomba gushaka ahantu aba yicaye, kuko yumvaga ananiwe, ngo ahita yicara ku iriba rya Yakobo. Wari yicayeho nk'umwanya muto, yagiye kubona umudamu aje kuvoma amazi. Uyu mudamu bahita bajyana ikiganiro ako kanya, ngo batangira kuganira. Ariko yari Umusamariyakazi, undi ari Umuyuda. None Umusamariyakazi akavuga ariko bite byawe, wowe kunganiriza gute kandi amateka y'iwanyu tutemerana? Imico y'iwanyu ntihure n'iy'iwacu, uri kunganiriza ute? None Kristo aravuga ati hoya, ntabwo ari kuganiriza kundi, ngiye musabye amazi, wenda ndayakeneye ndayashonje. Ariko iyo abo wamenyaga ugusabye amazi, ukamenya n'impano y'Imana, wagahise umusaba wakaguha amazi y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ngo amazi uzanywa ntiwongere kugira iki? Ntiwongere kugira inyota ukundi. Umugore ngo abyumve abakonveke, avuga atekereje ingene iryo riba uburyo ari rirerire rya Yakobo, uburyo kuvoma nk'amazi, atorega bavuga uburyo ngo ryari rirerire. Ubwira umugabo wawazi, aravuga ati ngo nta mugabo mfite. Yesu aravuga ati ngo uvuze ukuri, kuko n'abatanu ufite sabawe. Nibwo yamenye ko bari kuvugana ari umwana w'Imana. Ahita ahindura strategy, aragenda mu mudugudu avuga ngo nimuze mbere ku muntu wamenye ibyanze, namwe arababwira
mbabwira ibyanyu byose, kuko nta kintu ahishwa n'umuhanuzi n'umwana w'Imana. ngo benshi ngo batangira kuza ubwo ngubwo baje kumva ubutumwa bwiza. Umugambi wa Kristo yaje kundonka, yaje kugushaka, yaje gushaka wowe, yaje gushaka njyewe. Bibiliya ivuga ngo icyamuzanye mwese ngo ni ugushaka icyari cyarazimiye, ni wowe yaje gushaka, ni wowe nanjye. Icyo dukeneye ni Kristo waje dushaka, twebwe tutamuzi. Haleluya. Turasabwa kumwakira kugira ngo twakire ubugingo, turasabwa kumwakira kugira ngo twakire ubuzima bwuzuye muri Yesu. Abantu baraza biruka ndetse baraza ari ku bwinshi, ngo abigishwa mu gihe bari bataraza, ngo abigishwa biyo baragarutse, ngo baje ngo basanga Yesu Kristo ari kumwe na wa mudamu. Baragatese uyu none byaje ni gute ibyo twari tuzi gahunda ko tuvugana, none niki kimuhuje nori. Batangira gutekereza ibintu nk'aba baragateye twakuzanye ibyo kurya ngo bameze gutyo ni wakira ufungura. Baragateye Yesu aravuga ati ngiye mfite ibyo kurya mutazi, ninde wakugaburiye? Arabasobanurira ngo nta kindi, iyo ndimo mu murimo wa Data niwo Imana yanyu mba ndimo byute, mba ndimo mfungura. Haleluya. Niki kigutera umunezero wowe? Niki gituma ukomera? Ese iyo uri mu bya Kristo uba wumva umeze gute? Hari isi dukurura kandi dukora mu bidafite umumaro. Ni ibihe bisubizo by'ubwirisi? Ni ibihe bisubizo usubiza abaguhamagara? Kuko Yesu yigeze kuvuga ati ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, nabwo ni Satani amugerageza. Hari isi duhamagara kuko ishaka kudukuramo Kristo, ariko twamenye ubwenge, twamenye ibisubizo dusubiza Satani. Twavuga ati ngo twebwe dufite ibyo kurya mutazi, kuko iyo tuvuze Kristo turahembuka. Haleluya. Iyo tuvuze Kristo ubuzima bwacu bugira ute? Burahembuka. Abigishwa ubwo ari uko bimeze barabyakira. Umudamu kuva uwo mwanya atangira kwamaza ubutumwa bwiza. Ariko igikomeye muri iki kinyejana dusohoyemo no gutambukana Bibiliya bizabira ikibazo kuba Kristo bigiye biza bigorana. Byari kunyorohera si umwanya ko nakoresha telefone akariyo soma nazanye nabirana yitwaje no mu ntoki zanjye, ariko kuba umukristo ananiwe no guhamya basi gutwara Bibiliya kugaragaza ntituragera muri cya kinyejana tutazaba twemera no kuzitwara gutya. Wanitwara ukabipfira, ariko no uko ubona yitwara ni kirazira, ni kirazira. Abantu barifashe barabipirata iby'Imana ashaka kugira nka byo bintu bisuzuguritse, ariko ukeneye Yesu kugira ngo ugire impinduka. Haleluya. Niwe udushoboza kunesha iyi si, niwe udushoboza guhangana n'ikibi, niwe udushoboza kwirukana imbaraga za dayimoni n'imyuka mibi ya Satani idukuramo imbaraga z'Imana. Abafite mpemuye Satani yamaze kubasabiriza, basigaye bitwara nk'abandi. Imana iduhindurire, iduhindurire, duhindurire, duhereze kumenya ngo niyo ikwiriye mu buzima bwacu. Imana ishimwe. Amen. Imana igiye kuyihamya n'ukuri. Muri yavuze ngo numara kumwemera nk'umwami n'umukiza uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. N'ukuri ibyo birakwiriye. Muri karitsiye uzuhamye Imana wamenye. Ese babivuze nakare mu mudugudu utuyemo abantu bazi ko wakijijwe? Ese akazi ukora abantu bazi ko wakijijwe? Ese abantu mubana, abantu mwigana bazi ko wakijijwe? Hamya mu bandi ibyo yagukoreye. Uyu mudamu niyo muntu wahise ajya kubwira ataratozwa. Twajya dusaba ngo tubanze tuvuga ku birenge by'abasaza, ariko tumeze kuri Yesu gusa ahita umuvuga butumwa. Amen. Haleluya. Iyo ugize Yesu uzi ukora ibyo abandi batakoze, niwe dukeneye mu buzima bwacu. Amen. Kugira ngo duhaguruke uhamye Kristo. Imana ishimwe. Amen. Kwiriba Umusamariyakazi yahinze umushyitsi ubwo yahuraga na Yesu. Umuyuda ubaniza neza, byari ibintu bidasanzwe. Umuyuda n'Umusamariya neza bahoraga
bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya reka mbabaze tugeze ku musozi umuntu amenya ikirere ari gukoreramo ndashaka ngo dufate akanya tuza gusenga n'Imana. Haleluya. Ese wahuye na Kristo koko cyangwa uramukeneye? Wahuye wibaze uze kwisubiza wenyine. Wahuye na Kristo cyangwa ubu nibwo umukeneye? Niba warahuye na Kristo uza uhinduka umuntu mushya ugakora ibyo abantu bashya. Sinkiri